turabashuhuje mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho. Reka nizere ko mumeze neza cyane. Muri aka kanya rero tugarutse mu nkuru irimo kuvugwa mu karere ka Bugesera, akaba ari inkuru y'umuturage waje kuba yatungurwa na gahunda ya tekana muhinzi mworozi, nyuma yuko avuga yuko yumvaga nawe ubwe ataza ahantu ari bitewe n'ibihombo yagiye ahura nabyo. Ni umuturage witwa Mahoro Isaac wororera inka mu murenge wa Nyamata wo mu karere ka Bugesera. Uyu muturage akaba yirahira gahunda ya tekana muhinzi mworozi yaje kugira ngo ifashe umunyarwanda. Uyu mworozi avuga ko kuva iyi gahunda y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo yatangira amaze kubona miliyoni 19 azihawe n'iyo gahunda ya tekana muhinzi mworozi. Akaba ari gahunda rero yo gushyirira ibikorwa byawe mu bwishingizi. Niba ukora ubuhinzi ukabishyira mu bwishingizi, cyangwa se niba ukora ubworozi ukabushyira mu bwishingizi. Uyu Mahoro Isaac avuga ko agitangira ubworozi bwe yatangiye ahomba cyane, kuko ngo yapfushije inka zigera ku 10. Inka zigera ku 10 bituma yumva ibintu by'ubworozi yabivamo burundu. Ariko noneho kubera ko yashyize ibikorwa bye muri ubwo bwishingizi, nyuma yaje kuba yashumbushwa n'iyo gahunda ya tekana muhinzi mworozi, akaba hamaze guhabwa miliyoni 15 muri gahunda yo kugira ngo akomeze yigire. Ubuyobozi rero bw'akarere ka Bugesera bugatangaza yuko gahunda yo gushyira ibikorwa byabo mu bwishingizi, ngo ndavuga ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, ikiri hasi, ariko bakaba barimo kugerageza gukora ubukangurambaga kugira ngo barebe yuko bagira aho bagera. Umuyobozi w'aka karere Mutabazi Richard akavuga ko ubungubu bagiye kwihatira gushyiramo imbaraga ku buryo atangaza yuko mu bworozi bw'inka bari ku kigero cya 21%, ingurube bakaba bari kuri 97%, inkoko bakaba bari kuri 91%. Bityo akavuga ko bafite gahunda yo gukora ubukangurambaga abakoresheje abagiye bagira inyungu bazikesha gahunda ya tekana muhinzi mworozi, hanyuma abandi nabo bakabasha gusobanukirwa iyo gahunda bagashyira ibikorwa byabo mu bwishingizi. Umuyobozi rero mukuru w'agateganyo w'ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB, Dr Uwituze Solange, mu kiganiro ajyanye n'itangazamakuru yavuze ko iyi gahunda ifasha aborozi n'abahinzi, ikaborohereza ndetse kugera naho babasha kuba bafata amafaranga mu mabanki bakoresheje gutanga ingwate y'amatungo yabo cyangwa se y'ubuhinzi bwabo. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Namwe mugane iki kigo mushyire ubuhinzi bwanyu n'ubworozi bwanyu muri gahunda ya tekana cyangwa se mu bwishingizi, kugira ngo igihe mwahuye n'ikibazo cy'ubwo bworozi cyangwa se cy'ubwo buhinzi mujye mubasha kubona uko mugobokwa. Ngayo nguko rero amakuru nkaya abakeneye kugira ngo natwe dusobanukirwe. Birumvikana ko amakuru yacu ari akagaruka, kandi turakomeza kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubatambukiriza ahangaha kuri Hot News TV. Ndabakunda cyane, ndacyari umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Minded Joke.